Nzagushima nzagushima nzaguhimbaza nyiricyubahiro kitarangira uberewe no gupfukamirwa. Nzagushima nzagushima nzaguhimbaza nyiricyubahiro kitarangira uberewe no gupfukamirwa. Uberewe no gupfukamirwa, uberewe no gupfukamirwa, uberewe no gupfukamirwa. Mana yanjye uberewe no gupfukamirwa, uberewe no gupfukamirwa, uberewe no gupfukamirwa. Uwiteka uberewe no gupfukamirwa, uberewe no gupfukamirwa, uberewe no gupfukamirwa. Nzagushima nzagushima nzaguhimbaza nyiricyubahiro kitarangira uberewe no gupfukamirwa. Nzagushima nzagushima nzaguhimbaza nyiricyubahiro kitarangira uberewe no gupfukamirwa. Nzagushima nzagushima nzaguhimbaza we nyiricyubahiro kitarangira uberewe no gupfukamirwa. Uwiteka uberewe no gupfukamirwa, uberewe no gupfukamirwa, uberewe no gupfukamirwa. Jehova Rafa uberewe no gupfukamirwa, uberewe no gupfukamirwa, uberewe no gupfukamirwa. Nzagushima nzagushima nzaguhimbaza nyiricyubahiro kitarangira uberewe no gupfukamirwa. Nzagushima nzagushima nzaguhimbaza nyiricyubahiro kitarangira uberewe no gupfukamirwa. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ahindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ahindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ahindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ahindura neza. Dosiye yanjye yari yanditseho ibibazo, dosiye yanjye wari ukubura ubuzima, Yesu ayibonye ahindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ahindura neza we. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ahindura neza. Muri uyu mwaka yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ahindura neza. Nawe byibuke wongere ubyibuke, yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ahindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ahindura neza. Yesu nashimwe. Bakunzi ba Yesu avugwe neza official, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye iki gitondo kubaramutsa izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kubw'uburinzi bw'Imana bukomeye twongeye kuramuka turi bazima, twongeye kuramuka turi amahoro,
ni ukuri dosiye za benshi muri twe ari njye cyangwa abankurikira zari zanditse nabi. Abenshi ntimuba mukibukwa, abenshi ntituba tukibukwa. Satani aba yaduhindanyije, yaduhinduye umwanda, ariko kubw'umugambi w'Imana ukomeye kandi mwiza twakomeje kurindwa. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Dusenge isengesho ryo kwiragiza Imana uyu munsi, tubwire Imana ngo wongere ube mu byacu, wongere udushyireho uburinzi, kandi Imana yacu irumva, nta na rimwe twayibwiye ngo itwumvire ubusa. Imana yacu nishimwe. Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa, umunyembaraga twabonye mu buzima bwacu, igisubizo kandi umutabazi, turagushimiye Yesu. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndanezerewe njyewe na bene data, abanyumva none n'abazanyumva, kubw'uburinzi bwawe bukomeye. Turacyagushima muri iki gihe cya none ko wabanye natwe muri uyu mwaka, tukaba tugeze mu kwezi guhera, twabonye ukuboko kwawe kandi twabonye ineza yawe, kuba twararyamye tugasinzira, kuba twarakoze ingendo tukagaruka, kuba twarabaye mu bibazo bitandukanye n'intambara zo mu isi, ariko tukarindwa. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Niwe wahatubereye, niwe watuvugiye, benshi muri twe tudafite uwo kutuvugira, niwe watugiye imbere, benshi muri twe tutabona undi mutabazi. Ukuboko kwawe kwiza kwaraturamiye ku munsi mubi. Izina ryawe rihimbazwe cyane. Turagushimiye ko wabanye natwe mu kwezi kwa mbere, kwezi kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda n'ukwa cumi n'ukwa cumi na kumwe. Neza yawe yaradufubitse. Yaririmbye nubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mu isi, nubwo benshi bahuye n'uburwayi, bandi bagahura n'intambara zo mu isi, kwangwa n'abantu, gusuzugurwa n'isi n'ibindi, ariko izo ntambara zose nubwo zabayeho, wagaragaje ukunesha, urinda abantu bawe baba amahoro, urinda abantu bawe baracyahumeka, baracyari abakandida w'umugisha ndetse n'amahirwe. Izina ryawe rishimwe. Ndagushimiye kubw'abagore warinze, ndagushimiye kubw'abagabo warinze, ndagushimiye kubw'abakobwa n'abasore, ndagushimiye kubw'abana bato ndetse n'abana bari mu nda z'aba mama wabo, abo warinze. Izina ryawe rishimwe. Ndagushimiye kubw'abo warinze mu ngendo zabo, ugahagarika impanuka n'imiraba y'umwanzi Satani, ukajya ubageza mu rugo amahoro muri uyu mwaka. Uhimbazwe mwami w'abami. Ndagushimiye kubw'abo wakoreye ubukwe, turagushimiye kubw'abo wubakiye ingo, turagushimiye kubw'abo wahaye urubyaro, turagushimiye Yesu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimiye inzu z'imbohe wakinze, turagushimiye imigambi yawe myiza yabaye kuri twe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye abanyeshuri warindiye ku mashuri, tugushimiye abahaye diplome muri uyu mwaka, tugushimiye imirimo yose n'ibitangaza wakoze, tugushimiye abo wahaye akazi, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye, tugushimiye abo waguriye imbago, abo wahaye ibibanza n'amazu yo guturamo. Ayo ni amashimwe tugushimye njye na bene data ko wabaye muri uyu mwaka, ukawukoramo imirimo n'ibitangaza. Tugushimiye ko wagaburiye abashonji, tugushimiye ko imfubyi waziteze amatwi. Hari abantu benshi bafite ibyo kugushima, niyo mpamvu tutazi imbere dusaba gusa, ahubwo turagushimiye ibyo byose wakoze n'imirimo n'ibitangaza. Barwayi wakijije, wabyukije mu bitaro maze igihe kirekire, warakoze Mana. Akira ishimwe ry'uko turi amahoro. Izina ryawe rishimwe. Nubwo twaba tunyura mu ntambara n'ibigeragezo, ariko twakomeje kurindwa n'umugambi wawe ukomeje kubera amaso. Turagushimiye. N'ubundi uyu munsi dusabye umugisha. Utanga umugisha ku bakozi bo mu biro, utanga umugisha ku barajya mu masoko, utanga umugisha ku bashoferi n'abamotari n'abanyonzi mu mihanda ndetse n'abatwara amato n'ibindi binyabiziga. Uburinzi bw'Imana babeho, urinda abagenzi mu ngendo zabo. Kuboko kw'Imana guhagarika impanuka mu izina rya Yesu. Kuboko kw'Imana kubane n'ababyeyi bari ku masetu uyu munsi. Ukuboko kwiza kw'Imana kubana n'abanyeshuri ku mashuri, neza y'Imana ifubika abantu. Ukuboko kwiza kw'Imana kurinda abantu bayo. Turagushimiye muri izi mpera z'umwaka ko dukomeje kubona ineza yawe, n'ubundi nukomeze kuturinda no kutuzigama, kandi uyu mwaka w'abantu kuwusoza amahoro. Rinda igihugu cyacu n'ibindi bihugu by'isi. Ukuboko kwiza kw'Imana kubana n'abayubaha bakayitegereza. Tugushimiye ibyatubayeho, tugushimiye ibyo wakoze Mana, tukuragije ibiri imbere, biturusha n'ibituremerera byose. Utujye imbere kandi uturwanirire. Tugushimiye ku bwa byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha, wowe ukomeza kubana natwe. Imana ikomeze kukumvira, Imana ikomeze kuguha kurindwa, kandi Imana ikomeze kukwitaho. Wifurije kuzasoza umwaka amahoro, ushima kubw'ibyo Imana izaba yaragiye gukorera, kandi Imana ikwagure kuruta mbere.
Imana igushyigikire, Imana ikugenda imbere, Imana yagura imigisha yawe, Imana mve gusenga kwawe ko bwije nuko bukeye, ushobora kubona neza y'Imana mu izina rya Yesu, amen.